Dutangiranye agafilme kacu keza cyane, hano hariho umwana w'umukobwa wari uri mu cyumba cye gusa uko ari mu cyumba ameze nk'umuntu uvuye koga, ntabwo yari yakinze ku muryango w'icyumba cye, ahanaguye muri miriwari kugira ngo abashe kwireba neza, yagiye kubona abona umugabo atazi uwo ari we ahagaze ku muryango w'icyumba cye, arangije aravuga ati bitewe wa mugabo we uri hano umuryango w'icyumba cyanjye urimo gukora iki? Kubera ko rero umwana yari avugije induru cyane, mama we yahise abyumva araza, amajije kuza aravuga ati sheri rero byaba byiza ubaye ugiye muri salo hanyuma nkabanza nkavugana n'umukobwa wanjye. Ako kanya umwana w'umukobwa yahise avuga ati mama none se byagenze gute, uno muntu uza mu rugo ntago muzi, ni ubwa mbere mpamubonye yarangiza akaza aza kurunguruka abantu gusa. Arangije uwo mugabo nta kindi kintu yakoze, yahise avuga ati hoya ntago nashakaga kukurunguruka pe, ati ahubwo nuko nari niciriyeho ndi kwitambukira ndakubona, ndavuga nti reka mpagarare mbanze nkusuhuze. Ati nta kindi kibazo pe, uwo mugabo uko umureba mu maso urabona ko ari muto cyane, pari raporo y'uno mubyeyi bari kumwe urimo kumwita ngo ni sheri we, ni ukuvuga ngo uno mukecuru niwe mama w'uyu mukobwa Linda. Arangije amajije kumusezera arambwira ati ngaho uretse mbanze mvugane n'umukobwa wanjye, yahise akingaho, akimara gukingaho hano Linda yatangiye kubwira mama we ati mama none se bimeze gute? Ati mwana wanjye uriya ni umusheri wanjye mushyashya, ati ni umusheri wawe mushyashya? Ati none se aza mu rugo rw'abantu yarangiza agatangira no kurunguruka abantu ahasanze koko nta soni? Ati rwose uriya musheri wawe nubwo ntaramumenya byimbitse ariko rwose nta disipurine afite, nta muco afite, biriya bintu ntago ari byo, ntago ari byiza. Hano mama w'umwana yagerageje kumubwira ati rwose mukobwa wanjye buretse gatoya rwose wirakara, kandi nawe arabigusobanurira yuko rwose atabishakaga. Ako kanya rero mama w'umwana yahise agenda, akimara kugenda umukobwa yasigaye hano mu cyumba, gusa ibyo yari abonye cyangwa se ibyari bimubayeho muri ako kanya yari yumiwe yumva atazi ibyo ari byo. Arangije arahindukiye areba muri miriwari, arangije aravuga ati mana yanjye uriya mugabo rwose nta nubwo akwiranye na mama wanjye, reba ukuntu mama wanjye ari mukuru ariko urabona ko we akiri mutoya, ese buriya nta kintu yaba akurikiye kuri mama wanjye? Arangije ahita yivugisha muri miriwari ati njyewe uriya mugabo reka nze mpangane nawe mpaka musohoye hano muri iyi nzu. Barakwereka rero yahise ajya muri dushe, za dushe boga baryamyemo, arangije asukamo amazi ashyiramo ibintu byose. Wa mugabo rero yaje nawe aje kogeramo, amajije kuza aje kogeramo ahita asanga wa mukobwa arimo, arangije aravuga ati unyihanganire rwose ntabwo nari nzi ko urimo. Umugabo agiye gukingura ngo yongere asohoke, undi aramubwira ati oya rwose bibaye byiza waza rwose tukiyogera nta kibazo. Hano rero Linda byasaga nkaho agiye gutega uno mugabo kugira ngo abashe kugira ngo amusohore hano mu nzu y'iwabo, kuko twumvishije ariko arimo kwivugisha. Arangije ahita avuga ati ati rwose nakubonye kare, ati kandi nawe ndabizi neza ko wandebye ukumva uranyishimiye, ati rero bibaye byiza rwose waza tukaba turi kumwe hano. Umugabo yaraje arangije aramubwira ati none se byaba ari igitekerezo cyiza? Ati we ntabwo utekereza ko naba mpemukiye mama wawe? Ati rwose ndumva bitaba ari byiza, naba mpemukiye mama wawe kandi ndamukunda cyane. Arangije Linda yahise amubwira ati ngo iki ubu se ukunda mama wanjye cyane ku buryo rwose wanyitesha? Linda noneho yatangiye kumera nkaho ari no kumuseduiza, atangira kujya azamura amaguru akayamukozaho. Umugabo nawe yaramurebye, gusa yamurebanaga ijisho rimeze nk'iririmo irari ryinshi cyane. Arangije uko arimo kureba Linda aramubwira ati rwose mukobwa mwiza ndabibona ko uri mwiza cyane, ati ariko rwose ndi kumva biri kugorana ahangaha. Linda yaraje ari kumwegera kugira ngo amusome, umugabo ahita avuga ati hoya, ati hoya rwose nanone ndi kubitekerezaho nkumva bitaba bikwiriye, nyine naba nciye inyuma mama wawe kandi nawe ndamukunda cyane pe. Ako kanya Linda ahise asubira inyuma, arangije bakore kwa mugabo agiye gusohoka, ariko ageze hano ku muryango asa nkaho akebaguza areba hanze hirya no hino, ahita yongera akinga ku rugi ndetse ahita avuniramo na kare, akinga kuri serire rwose urugero rukinga neza cyane. Arangije nta kindi kintu yakoze,
yahise amubwira ati buriya rero nagira ngo rwose mama wawe ataza kutuvundira cyangwa se akaza kutwitura hejuru uko yiboneye kose, ati naho ubundi rwose nanjye ibi bintu ni byiza ntago nabyitesha, ati reka twigire mu byacu. Hano Linda ye rero yaje wa mugabo ajya kumusoma, amaze kujya kumusoma Linda arangije ahita amufata intoki amwegezayo, amaze kumwegezayo aramubwira ati none se bite ko mbona unyegezayo. Ako kanya Linda yatangiye kuzamura n'imyenda ye neza, burakwereka yagiye no muri ino dushe cyangwa se muri buno bwogero yambaye imyenda yose. Arangije umugabo amubonye yahise agiramo n'ikikango, aravuga ati ngo ngwiki, ati none se wari urimo koga wambaye? Undi aramubwira ati yego rwose nari ndimo ndoga nambaye kubera ko target yanjye ntago yari yo koga, hari ikindi kintu nari nkeneye. Ati none se ikintu ukeneye ni iki? Ati wimbaza byinshi ahubwo ndabona na storage ya telefone yanjye rwose yari igiye kuzura kubera ibintu nari ndimo ndashyira kuri no telefone yanjye. Ako kanya umugabo yahise abibona yuko Linda yari yamuteze kamera ya telefone ye, ibintu byose byaberagamo hano, ibyo baganiraga, ibyo yari arimo gushaka gukora ashaka kumusoma, byose Linda yari arimo kubikamera. Arangije aramubwira ati wa mukobwa we bite byawe urashaka iki? Undi aramubwira ati ese urashaka kunyirukana muri iyi nzu yanyu? Undi aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka gusa, ati ahubwo njyewe ikintu ugomba gukora ni iki ngiki, kugira ngo ano mashusho ntayereka mama wanjye, ikintu ugomba gukora ni ugusohoka muri iyi nzu yacu, kandi ikindi cya kabiri ugatandukana na mama wanjye by'iteka, ntuzongere no kumutekereza. Ati kubera ko rwose wowe ntabwo uri urwego rwa mama, reba ukuntu ungana, mu bigaragara waje ushaka amafaranga ye. Barakwereka rero Linda amajije gusa nkaho yirukana uno musore yahise aza hano bukeye bwaho. Hano bari barimo baraganira na wa mukecuru ngo ni sheri we ari we mama wa Linda, ari kumubwira ati ngufitiye surprise rwose uyu munsi, ati ngufitiye surprise idasanzwe. Arangije aramubwira ati ntubona se? Undi aramubaza ati se none byagenze gute sheri, ko mbona wapakiye amavalize abiri, none bimeze gute? Undi aramubwira ati rero ubu ngubu tugiye kugenda. Undi aramubaza ati none se tugiye kujya hehe sheri wanjye? Undi aramubwira ati tugiye kugenda, ubu ngubu nateguye amatike abiri yo kujya muri Hawaii tukajya gutembera. Atangira no kugenda yisomesha wa mukecuru, amusomasoma ahantu hose. Umukecuru nawe aratwarwa arimo kwisetsa, mbese ubona ameze nkaho rwose yaguye mu kinya. Arangije umukecuru akajya areba wa musore muto muto akavuga ati rwose ni we rukundo rwanjye, ni we muntu ubasha kunyitaho uko bikwiriye. Umukecuru hano yari yariboneye urukundo rwe rwose, yari yarabonye umusore umuha byose kandi akamwitaho uko bikwiriye. Arangije hano umukecuru yahise amubwira ati ni ukuri pe urantunguye cyane. Undi aramubwira ati yego njyewe rega mporana udushya, ati buriya rwose intego yanjye ni uguhora wishimye kandi rwose nta kibazo ufite na kimwe, kubera yuko ndahari kugira ngo nkubere igisubizo cya buri kimwe. Umukecuru yaramurebye aramubwira ati rwose nta wundi muntu wigeze unkundana nkawe mu buzima bwanjye, ndetse nta n'umuntu wigeze unkorera ibintu nk'ibyo ujya unkorera, ati rwose unyitaho nkanyurwa, nanjye ndagukunda cyane. Umukecuru yaranezerewe arishima, kumbi umusore hano yatangiye kureba ikijisho. Muri make arimo aravuga ati rwose intego yanjye ngomba kuyigeraho, nta muntu ubashije kumenya ibyo ari byo. Ati icyo nshaka ni imitungo y'uno mukecuru. Bongeye kutwereka rero ku kibuga cy'indege hano rwose i Kanombe, twese nk'uko tubireba umusore ndetse n'aba mukecuru bari baje hano ku kibuga cy'indege aho batangira amatike, arimo kubwira umukobwa wari wicaye hano ati twebwe rero flight yacu ni iyi ngiyi igiye gukurikiraho, nyine twari tuje dufite urugendo rwo kujya muri Hawaii, mu birwa bya Hawaii. Ati ubu ngubu nimba nta kibazo rwose mwaturebera ibyo mushaka kutwuzuriza mukatwuzuriza hanyuma tukagenda. Arangije umusore rero yatangiye gushaka amatike, umukobwa wari uri hano nawe akomeza kumwitegereza. Arangije umukecuru nawe akomeza gutega
amaso wa musore w'umukunzi we, ariko amubwira ati ariko se noneho amatike ubona yasize hehera, ati mperuka nashyize muri iri kote, ariko ati nizere yuko ibyo ndi gutekereza atari byo. Arangije akomeza kuyashakisha aho ngaho, wa mukozi wo ku kibuga cy'indege nawe ariko akomeza kumwitegereza ukuntu akomeje kwisaka amatike nk'aho rwose ari urushinge yabitse mu ikoti. Arangije umusore yakomeje gushakisha, arangije aramubwira ati none se wari uyafite neza, urabizi neza? Undi aramubwira ati yego rwose nari nyafite. Umukecuru yaravuze ati none se ubwo byagenze gute? Umusore rero yahise amubwira ati ariko mfite igitekerezo, kubura kw'amatike ibyo ngibyo nta nubwo ari impamvu. Yarahindukiye hano abaza wa mukobwa wari ugiye kubakira ukora ku kibuga cy'indege, ahita amubaza ati none se iriya ndege twari tugiye kujyamo hari indi myanya yari ifite? Undi aramubwira ati yego rwose muri business class niho hashize, ariko muri economic ho imyanya yari ikirimo rwose nta kibazo. Arangije aramubwira ati nta kibazo naho twahagenda nta kibazo rwose. Ati rero sheri, bibaye byiza wareba ku ikarita yawe ukayitanga, hanyuma tukareba uko tubona amatike y'indege. Umukecuru rero nta kindi cyabaye, yahise amubwira ati oya rwose nta karita mfite, ati ubwo ngo sinzi uko biri bugende. Umusore nawe ahita amubwira ati ati niba nta karita ufite rero nta kibazo, zana kashi zo ufite mu ntoki nabwo twishyure nta kibazo tubone itike y'indege. Arangije umukecuru yahise areba umukozi wa hano wo ku kibuga cy'indege, areba umusore urimo kumubwira ngo natange amafaranga hanyuma babone itike y'indege. Umukecuru yahise amubwira ati urabizi se nayo ntayo mfite pe. Arangije ako kanya mu gihe umusore akiri muri ibyo ngibyo, hano umukobwa we yahise aza. Akimara kuza bose barahindukiye batangira kumureba, baravuga ati none se nawe ugiye kugenda ko mbona ujera? Arangije aramubwira ati hoya, ati njyewe rega ntago ngiye kugenda, ati ahubwo iki ngiki nicyo gihe kugira ngo umenye ukuri kwa buri kimwe cyose. Arangije atera intambwe aza abegera, aramubwira ati rero wa musore we, njye rwose nari nakubonye yuko udakunda mama wanjye ahubwo umukundira amafaranga. Ati rero buriya hari ikintu kimwe utaruzi, ati bijya bibaho yuko umukobwa cyangwa se abana bita kuri mama wabo kuri cya kigero rwose ku byo yambara, ibyo arya cyangwa se ubuzima abayeho bwa buri munsi, imodoka agendamo cyangwa n'ibindi bintu byose ashobora gukenera, byose abana be bakaba ari bo babimushakira cyangwa se umwana we akaba ari we ubimushakira. Ati rero nawe rwose uwo ni wo mutego wisanzemo, ni njyewe ukorera mama wanjye buri kimwe cyose. Ako kanya umusore akimara kubyumva yahise ababwira ati mana yanjye ibi ngibi ntabwo nabyizera, njyewe rero ntabwo nabana n'igikecuru kitagira amafaranga. Ako kanya umusore akimara kugenda, mama we yasigaye hano disi wa mukobwa Linda, aramubwira ati mwana wanjye umbabarire, ubu noneho nibwo mbonye yuko rwose ubuzima bwose bufite iherezo, nari nzi ko byibuza ankunda. Ati ubu ngubu ndongeye nsubiye kuba ndi njyenyine. Umwana yaraje hano ahobera mama we, aramubwira ati mama ntabwo uri wenyine, ati kandi urugendo rwawe rurakomeza rwose ntugire ikibazo. Umwana uko arimo kubibwira mama we yarumiwe cyane, aravuga ati se ni ibiki mwana wanjye urimo kumbwira? Arangije aramubwira ati mama akira dore itike y'indege ngiyi hano, rwose urugendo rwawe rukomeze, ndetse akira ngiyi rwose nari nayikubikiye. Arangije aravuga ati none se mwana wa ndagenda njyenyine? Ubwo ni ukuvuga ngo ngwino nawe rero tujyane. Arangije aramubwira ati rwose sinzi ukuntu nabikubwira ariko unyitaho rwose, nanjye nkumva ndishimye mu mutima wanjye mwana wanjye. Arangije aramubwira ati oya ma, ntabwo uri bugende wenyine cyangwa se ngo tujyane, ahubwo hariya nkufitiye umuturanyi wagukunze cyane kuva kera, rwose uriya niwe muri bujyane, rwose ubu ngubu niwe muntu wawe muri aka kanya, niwe musheri wawe mushyashya. Arangije umwana yahobeye mama we, amaze kumuhobera amusiga aho ngaho, amaze kumusiga aho ngaho umukecuru yarumiwe, aravuga ati mana yanjye umwana wanjye pe anyitaho birenze uko undi muntu wese yabitekereza. Umuturanyi
umuturanyi rero yaraje hano, arangije akimara kuza aramubwira ati umeze gute umuturanyi wanjye mwiza, arangije ati nizeye ko nawe ugiye mu birwa bya Hawaii rwose ugiye kugirirayo ibihe byiza, ati kuko nanjye niho ngiye. Ako kanya umukecuru yarishimye aravuga ati rwose ngwino tujyane tujye kwigira mu kavakanse rwose twiruhukire. Umukecuru yahise avuga ati wawu, ati ibi bintu ntago nabyizera pe, urantunguye cyane. Nuko agafilime kacu karangiye, turabakunda cyane.